karismatike imyaka 50 irashize ivugururwa muri roho mutagatifu igeze mu Rwanda. Iyi ni radiyo Mariya Rwanda, ijwi rya Gikristo duherekeza aho turi hose. Turi kumwe n'abavandimwe baturutse mu ikoraniro karismatike, ngira ngo twabanza tukabakira mu gihe roho mutagatifu. Hanyuma rero tubanza dutangire n'isengesho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungurire none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago, amen. Ngwino Roho Mutagatifu, dusangane imitima y'urukundo, wohereze roho wawe, byose bishya isi zabone guhinduka. Dusabe Mana migisha kwemera Roho Mutagatifu, turasaba kubizwa nawe kundi dutunganye no kunagirwa nawe iteka kubwa Yesu Kristo umwami wacu. ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nk'uko rero twari dutangiye tubivuga, turi kumwe n'abavandimwe baturutse mu ikoraniro karismatike, aho barimo kwitegura yubile y'imyaka 50 karismatike igeze mu Rwanda. Natangira rero mbabaza wenda ese kuba mwaranyuze mu ikoraniro karismatike mu by'ukuri bibibutse iki? Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Amazina yanjye ni rero nitwa Kisimana Jean Dodier. Yego. Nkaba ntuye ku Muhima, nkaba ndi umukarismatike kuva muri 2012. Nyiri umunyeshuri kugeza ndangije segonderi, njya muri kaminuza mu cyahoze cyitwa KISTE, ubu ni University of Rwanda College of Science and Technology. Nza kurangiza rero ubundi mu buzima busanzwe, ndi umukozi, ariko urumva nakomeje kuba mwivugurwa muri Roho Mutagatifu, ari nabwo turi kwizihiza yubile y'imyaka 50 ivugurwa muri Roho Mutagatifu rigeze mu Rwanda. Ni ukuvuga kuba umukarismatike, navuga ni ibintu byiza cyane, aho umukristo ni nk'abandi tuvuga bari mu kwemera bya nyabyo muri Katolike, ko buriya umukarismatike yaborwa na Roho Mutagatifu. So umuntu rero yoborwa na Roho Mutagatifu nyine akubwiriza gukora ibyiza, kwereka wajya kuyoba, akakugarura waba wanayobye ukamenya kuri busaba imbabazi. Mbega donc umukarismatike twavuga ko ari wa muntu buri intangarugero mu bandi. So bityo rero muri kukwizihiza yubile y'imyaka 50, nkaba numva n'utari umukarismatike namushishikariza kuba we cyane arebeye nk'urugero kuba karismatike runaka, abona umukarismatike wa nyayo koko abagomba kuba intangarugero mu bandi. Murakoze. Nitwa Marie Goreti Kabera, nabaye umukarismatike nd'umwana mu 2002. Nyuma nigaga segonderi, nyuma naje kujya muri kaminuza, ariho nabaye mu ikoraniro La Lumière de Jésus ribarizwa muri KISTE College of Science. Ubungubu kuba umukarismatike byampaye kugira ubuzima bufite intego. Mu by'ukuri ibyo naronse muri karismatike ni byinshi, ariko nabashije kumenya ko ndi umwana w'Imana mu by'ukuri. Mfashijwe na Roho Mutagatifu, mbasha no kumenya ko kuba umwana w'Imana gusa bidahagije, ahubwo nsabwa no gukora ibyo umwana w'Imana asabwa gukora nyobowe na Roho Mutagatifu. Mu karismatike ubundi yuzura Roho Mutagatifu, ahabwa ingabire zitandukanye za Roho Mutagatifu, ariko izo ngabire ahabwa ntabwo ziba arize ku giti cye, ahubwo abaziherewe kugira ngo akore ubutumwa, yera imbuto. Kuba rero mwivugururwa byamfashije kumenya ko ngomba kubaho ubuzima bwera imbuto. Ni byiza cyane ko mudusobanuriye kandi birasobanutse. Uyu muvandimwe nawe hari icyo namubaza se gusengera mu ivugururwa rya Roho Mutagatifu ubundi nk'abantu mukorera muri domaine zitandukanye bibafasha iki? Amazina ni Irandagiye Théophile, ndi umuvandimwe muri groupe charismatique Lumière de Jésus, ikorera ubutumwa muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyarugenge. Kuba muri groupe charismatique uri umukozi muri domaine zitandukanye, nta kindi bigufasha no kuba hafi y'Imana cyane kurushaho,
birenze iby'abakristu basanzwe, kuko iteka ryose uhora ufite wa mutima uharanira gusingiza Imana, kandi ugasingiza Imana mu ikoraniro bikakuzanira ibyishimo ndetse n'amahoro, bigatuma no muri bya bindi ukora bya buri munsi wumva bigenda neza, kubera ko uba uri kumwe n'Imana kurusha ibisanzwe. Nimba nabyumvishe neza, mwese muteranira mu ikoraniro Charismatique rya Lumière de Jésus, niho mwavuye mwese? Yego, mwese niho mubarizwa. Mwatangiye muri abanyeshuri, ntekereza yuko mwijihije n'imyaka 25, hanyuma mwaranasoje kwiga ngirenga. yego. Hanyuma se nk'abantu mwavuye mu ishuri mukaryiga mukarirangiza, umuntu ashobora kwibaza ati mwagiye mu buzima butandukanye, muhuza gute akazi kanyu ka buri munsi no gusingiza Imana muri iryo koraniro rya Lumière de Jésus? Ni ukuvuga nk'uko twatangiye bwa mbere tubivuga, umukarismatike aba ari umuntu uyoborwa na Roho Mutagatifu. So rero Roho Mutagatifu ntajya asaza, aho uri hose iyo wamenye Roho Mutagatifu ukemera kuyoborwa na Roho Mutagatifu, nko n'ijambo ry'Imana ribidusaba, uyobowe na Roho Mutagatifu nyine agomba kuba ku mwana w'Imana, kandi aho ari hose akera imbuto. So rero ntabwo kuba umukarismatike wenda waragize amahirwe ukajya muri umunyeshuri, ntabwo bivuze ngo iyo urangije kwiga ubwo biba birangiranye no kuba umukarismatike. Hoya, ahubwo kiba ari ikintu cyiza, noneho uburonse imbaraga nyinshi, kuko noneho ugiye no gukorera amafaranga amafaranga rero tukayakoresha noneho no mu murimo w'Imana. So urakora akazi ukabona amafaranga, ariko ayo mafaranga garuka inyuma ku ivuko. So harimo byandi byo gufasha abanyeshuri bakiri muri iryo koraniro runaka, ushobora kuba wararivuyemo ukajya mu rindi bitewe n'uko wenda distance yabaye nini, ariko aho ugiye naho ugomba kugira usengera. So iyo ugize amahirwe rero ukaba ukiri hafi aho, urumva na automatically ugomba kuza muri iryo koraniro ukajya ufasha abanyeshuri ibikorwa bitandukanye bagira, kuko muri Charismatique tugira ibikorwa bitandukanye. Hari ugufasha abababaye, gufasha abakene, ibikorwa by'urukundo bitandukanye, gufasha abagenzi bacu ndetse n'abandi bose twaba tubona bafite ibibazo. Ubwo rero mu kubihuza ni ukwiha program, ni ukwiha plan. Wowe ukavuga ati wenda ikoraniro mbamo risenga kuwa mbere, wenda n'urugero w'icyumweru, akazi kanjye byanze bikunze karangira saa 11 abenshi akazi tugira, cyangwa se saa 12 n'urugero. Ikoraniro nk'urugero iryacu Lumière de Jésus, prière iba saa 11 n'igice. Saa 11 n'igice z'umugoroba, nkiva ku kazi saa 11 mba nabibaze muri gahunda, nkava mu rugo mvane uyu munsi ni kuwa mbere, nkagerageza rero nkiva mu kazi nafata moto nabigenza. Umukarismatike ashaka ibisubizo aha ari hose. So nkaho rero nishyira mu mutwe ngomba kujya muri Charismatique uyu munsi uyu n'uyu. Icyo gihe rero birakorohera, burya iyo wavuye mu rugo wapanze gahunda z'umunsi birakorohera. Umukarismatike rero nicyo kimuranga cyane cyane, arabyuka agasengiza Imana, akayitura umunsi agiyemo, then mu mutwe akaba afite plan. Aya masaha ndaba ndi mu kazi, nyuma y'akazi ndaba ndi muri prière. Nubwo rero waba uvuye mu kazi ugatura n'umushitsi wawe mwiganya ko ati ngwino njye kukugurira kamwe, kubera ko navuye mu rugo nziko nyuma y'akazi ndajya gusenga, nyine Roho Mutagatifu akuyobora aho ngaho, ukavuga ati mugenzi wanjye hari indi gahunda ngiyemo, wihangane tuzahura ubutaha. So rero biroroha kubihuza iyo wari umukarismatike wanyaho ukiga, niyo ugeze mu buzima bwo hanze birakorohera ko nibundi ni ya gahunda wagenderagaho. Wenda nimbo niga nabaga nzi ngo ejo mfite kati nyifite saa 5 z'amanywa, nimugoroba nzajya muri prière. So rero ntabwo biravuga ngo reka nitegure wenda n'urugero kati ibya prière mbyihorere, wenda ni nanjye wari kuzayobora muri prière, nageragezaga kubihuza. Nkavuga ni mfite kati ariko nanone mfite prière kandi ninjye uzayobora, cyangwa se ninjye uzasoma ijambo ry'Imana. Urabihuza rero iyo programme wagenderagaho ukiri kwiga, iyo byakundaga mu buzima busanzwe. Iyo ugeze mu buzima busanzwe bisa nkaho bigoye mu kuntu ko winde condition ibyo usabwa biba byiyongereye no kwitekerezaho ko umuntu aba ari no gukura, ariko iyo ku ishuri wabasha kubimanaginga bikagenda neza, niyo ugeze hanze n'ubundi n'izo mbaraga za Roho Mutagatifu zikuyobora, byose bikagenda neza.
urakoze cyane, udusobanuriye ibyiza by'umukarisomatike kandi udusobanuriye n'uburyo umukarisomatike ahuza akazi ndetse no gusenga. Ahangaha rero umuntu yahita yibaza ikindi kibazo akavuga ati se ni irihe tandukaniro riri hagati nyine y'umukarisomatike n'undi nawe utari umukarisomatike, cyane cyane twibanze muri ako kazi nyine? Mu kazi gasanzwe twese dukora, itandukaniro ry'umukarisomatike n'undi muntu utari umukarisomatike rirahari, rigaragara mu buryo butandukanye aribwo ngiye kuvuga. Umukarisomatike arangwa n'isengesho, yaba ari mu kazi, umurimo we awutura Imana nk'isengesho risingiza Imana. Ubwo ni ukuvuga ko iyo ageze mu kazi agakora yirinda kunyuranya n'itegeko ry'Imana, kuko ahora aharanira gukora igishimisha Imana. Yirinda rero gukora ikinyuranyije n'itegeko ry'Imana. Umukarisomatike aho akora mu kazi usanga ari umujyanama mu bandi, kuko iyo bakora ikitanyuze Imana agerageza kubakebura, kuko ari bwo butumwa afite. Ntabwo ubutumwa abukora mu ikoraniro gusa, abukora n'aho akora. Ntarebera ikibi, ahubwo ahora aharanira ko icyiza ari cyo cyakorwa, kugira ngo umurimo unoze ubituro rinoze atuye Imana nk'isengesho risingiza Imana. Urakoze cyane. Twatangiriye cyane cyane tugaruka ku buzima bw'umukarisomatike, tureba n'ubuzima bwe mu kazi muri rusange. Hanyuma rero tukaba turimo kwitegura yubile y'imyaka 50 karisomatike igeze mu Rwanda. Iyo yubile murimo kuyitegura mute? Yubile turi kwitegura y'imyaka 50 ivugururwa rigeze mu Rwanda. Duhera mu makoraniro, cyane cyane makoraniro asanzwe y'abanyeshuri ndetse n'ayo mu maparuwase. Buri koraniro rikarushaho guhuza imbaraga ndetse no gusenga. Byatangiriye mbere na mbere amakoraniro yose ashishikarizwa gutegura urugendo rw'isenderezwa ruhuzwa n'umunsi mukuru wa Pentekoste. Amakoraniro menshi yakoze urugendo rw'isenderezwa kugira ngo bibafashe kwinjira neza muri uwo murongo wa yubile y'imyaka 50. Hanyuma ndetse no kurushaho gukora ubutumwa ku bavandimwe baguye cyangwa se abatakitabira isengesho mu makoraniro atandukanye, kongera kubabyutsa ndetse no kurushaho kubatera imbaraga kugira ngo bagaruke muri wa murongo mwiza, umurongo wo gusingiza Imana. Ibyo nibyo turi kurushaho kwibandaho muri iki gihe twitegura yubile. Murimo kuyitegura nk'abakarisomatike. Ese nta bandi bantu, ni abakarisomatike gusa cyangwa n'abakristo muri rusange bagomba kwitegura iyo yubile? Ubundi karisme bivuga ingabire, kandi umuntu wese ahabwa ingabire igihe akomezwa. So umukristo katolike wese rero navuga ko iyubile iramureba kubera ko twese igihe dukomezwa nuko wenda dushyira mu mwihariko w'abakarisomatike twabati ni ba bantu koko bemeye kuyoborwa na Roho Mutagatifu byanyabyo bakanabihamya. Ariko ubundi umukristo katolike wese wabatijwe agakomezwa buriya abagomba kuyoborwa na Roho Mutagatifu. So rero ibikorwa byose bimuhamagarira kuyoborwa na Roho Mutagatifu cyangwa se byose birebana na Roho Mutagatifu ahita yisanga amahite yumva ari nko mu rugo. Ni nk'igikorwa nyine cyateguwe mu rugo. So buri wese rero agomba kukigira nkaho kimureba ku buryo ashobora kukijyamo wese kandi akumva n'agaciro kacyo. Rero ahangaha biri gutegurwa yego cyangwa se byatekejwe n'abakarisomatike kugira ngo yubile nyine bazirikana avuga ati hashize imyaka 50 karisomatike igeze mu Rwanda. Ni nkaho navuga aribo bayoboye ubwo bwato, ariko ubwo bwato bugomba gutwara umukristo katolike wese ndetse n'inshuti zabo ndetse n'undi wese wakumva ko ari interested cyangwa bimureba, kuko turabizi umuntu ashobora no kuza mu isengesho. N'urugero turabizi nk'ikibeho y'abantu bajya mu ngendo nyokamana Kibeho, hari igihe tuvuga ko wenda ari abakatolike bagiyeyo, ariko turabizi wenda nagenzi banjye barabizi, nkanjye ndabizi neza, ukabona umuntu ni umurokore yahajemo bati ngiye gusenga, haranumvise ko ugiye yarakira, ngenda arwaye ngiye gusenga mfite ibibazo ibi n'ibi. So ntabwo rero tuba duheje, ntabwo hano rero ni yubile mu kwitegura cyangwa se n'imyiteguro yose n'uwo munsi nyirizina. Amarembo arafunguye kuri buri mu Kristo wese wemera kandi akubaha Roho Mutagatifu.
yubire n'impano duhabwa mu masakaramentu. yubire nziza wa karisimatike, imyaka 50 irashize, ivugururwa muri roho mutagatifu igeze mu Rwanda. twari turi kuri yubire y'imyaka 50 karisomatike igeze mu Rwanda. Tugarutse inyuma gatoya nkamwe nka Lumière de Jésus, ntekereza yo mwavuze yuko mwatangiye muri abanyeshuri mwiga muri Kiste ndetse no muri KHI, nimba ntibeshye muraza kunkosora. Hanyuma urumva mwari abanyeshuri mbere yaho, mbere y'uyu munsi, mbere y'iki gihe nyine murimo kwitegura yubire y'imyaka 50, namwe mwahimbaje yubire y'imyaka 25 mumaze mubayeho, ndabeshya? Yego ni. Hanyuma nkomereje aho ngaho, mwarayihimbaje yubire y'imyaka 25, ntekereza ko yagenze neza. yagenze neza. Hanyuma se niki yabasigiye muri rusange? Yubire y'imyaka 25 ikoraniro ryatureze igihe twari abanyeshuri, Lumière de Jésus yarabaye, twarayihimbaje ku itariki 5 z'ukwa gatanu. Twagize igihe cyo kwitekerezaho, buri wese agasubiza amaso inyuma, akibuka amatsinda y'isangira buzima twagiye tunyuramo, tukibuka ibikorwa twagiye dukora by'yogezabutumwa bitandukanye, tukareba niba uyu munsi tukibirimo neza, niba tukiri muri uwo murongo w'iyogezabutumwa, niba tukiri muri uwo murongo w'ubutumwa twari twariyemeje. Twagize igihe cyo kwitekerezaho, tugenda dusangira ibitekerezo, tunarebera hamwe icyakorwa kugira ngo tubashe kuguma muri uwo murongo, nubwo twaba twaravuye mu buzima bw'ishuri, tukaba turi mu buzima bwo hanze, ariko tukaguma muri uwo murongo w'iyogezabutumwa. Mu gihe rero cya yubire yagenze neza, kuko twagize n'igihe cyo gufata ingamba z'uko tugiye kujya tugira ibikorwa biduhuza, bikaduhuza, kubera ko hari abavandimwe babasha kujya mu ikoraniro, ariko hari n'abandi bajya gukorera hirya no hino mu gihugu, ndetse n'ababa bari hanze y'igihugu kubera impamvu z'akazi n'impamvu zo gukomeza amasomo. Ariko tugasanga ibyiza ari uko twagumana ubwo bumwe, tukajya tugira igihe cyo guhura, tukagira imyiherero, tukagira ingendo nyobokamana ziduhuza nk'abantu babaye muri iryo koraniro, kugira ngo turebe, tujye duhora twisuzuma, turebe niba tukiri mu murongo w'iyogezabutumwa. Yubire rero murumva ko yaduhaye umurongo wo kurushaho kuzirikana kuri misiyo yacu ya evangelization. Ikoraniro ryacu ryamwe rifite misiyo y'iyogezabutumwa, natwe ubwo rero mu buzima bwose twaba turimo, twaba turi mu kazi, muri yubire twarushijeho kongera gusubira ku isoko, dufata umurongo wo kureba ibikorwa byarushaho kudusubiza muri uwo murongo w'iyogezabutumwa. Ese turacyari aho ngaho nyine nk'abanyeshuri mwigaga muri kaminuza, iryo koraniro mwasanze rihari bamwe, cyangwa se hari n'abandi wenda mwatangiranye naryo? Umuntu yakwibaza se nk'abantu mwamenye ibyo byiza by'ikoraniro karisomatike nk'abanyeshuri muri rusange, mwigeze mugira inyota y'uko mwafungura n'andi makoraniro hirya mu yandi mashuri? Mwigeze mubigerageza? Twigeze tubigerageza. Wenda nayoboyeho ikoraniro Lumière de Jésus mu myaka yatambutse. Ndabyibuka neza ko twafunguye cyangwa se twashinze ikoraniro karisimatike, ariko ntabwo ari mu kigo cy'abanyeshuri, ahubwo ni mu kigo cy'abapadiri b'abarugasioniste bakorera ubutumwa muri paruwase ya Nyamirambo, Karori Rwanga, Igikondo. Niho nibuka neza twashinze ikoraniro rirakomeye, twarishinze 2021 iri gutangira. Ubu ni ikoraniro rikomeye kandi risingiza Imana. Hari n'andi makoraniro wenda tutashinze, ariko tugenda dufasha mu butumwa butandukanye, mu bikorwa bitandukanye. Navuga nk'ikoraniro ryo mu kigo cya secondaire Saint Notre Dame de Citeaux, turabafasha nko mu rugendo rw'isenderezwa
mu nyigisho ndetse no guheka abakora urwo rugendo rw'isenderezwa, ndetse no muri kaminuza y'Igikondo UR Gikondo campus, nabo ikoraniro ryari rihari imbere, bamaze kumera nk'aho batandukanyije amafakirite amwe n'amwe bakayahakura, ryaje gusenyuka mu kongera kubyuka. Rimere de Jeze yabigizemo uruhare, rirashingwa kandi ubu ngubu rirakomeye, dukomeza no kubana mu buzima busanzwe. Murakoze. Ubwo rero tugeze kuri icyo gice wenda cy'ibyiza by'ibyo mwagiye mukora, ngira ngo mwaduha n'ubuhamya nyine bwo kuba umukarisomatike. Buri wese aragenda atubwira ubuhamya bwe bugiye butandukanye, ku buryo n'umuntu uri dukurikiye kuri radiyo Mariya Rwanda nawe agira icyo akuramo, cyangwa se bikamutera inyota yo kuba umukarisomatike. Ubuhamya bwo kuba narabaye umukarisomatike, muri icyo gihe nagiyemo 2012, ari nabwo nasenderejwe. Njye navuga ko ari bwinshi cyane, ngiye kuvuga nakwandika igitabo kikuzura, ariko wenda kugira ngo nsogonyezeho n'abadukurikiye narasa ku ntego mvugaho buke. Njye ndabyibuka mbere yuko nsenderezwa nari umuntu kugira ngo mbe nasohoka nakurushya ngo nsohoke ngiye kuri toilette byabaga bigoye, kwinjira byabaga ari ikibazo. Nari no kwikubita hasi imbere, urumva mbega natinyaga kurebana na public, ku buryo nimba nsohotse hanze nkinjira ishuri ryose ryuzuye, kugira ngo ngeraho nicara, niyo nariko nicara ku ntebe ya kabiri byabaga bigoye cyane, nari gutsitara nkikubita imbere kandi nta n'amasikari yahari, byabaga ari ikibazo. Ariko aho nabereye umukarisomatike nkimara gusenderezwa, ibintu byarahindutse, mba umukarisomatike ndasenderezwa. Nyuma yaho ndabyibuka nkigera muri segonderi, bahita bangira umuyobozi, nyobora ikoraniro karisomatike ryaho nigaga. Nitwe twateguraga ibitaramo bitandukanye byo gusoza umwaka. Aho rero ninjye wabaga ndeye musi, nkabiyobora, nkabitegura, nkabaye musi no w'ikigo cyose. Ntago babaga ari karisomatike gusa, kabaga ari gusoza igihembwe ku banyeshuri bose bo nize muri groupe officiel Butare. Ni ikigo kinini kirimo abanyeshuri benshi cyane, ariko wasanga nabaye musi w'abakatolika bose, tugategura icyo gitaramo cyo gusoza igihembwe. Nkajya imbere nkigisha muri Imana, nkagera n'ubu ngeze muri kaminuza mba umuyobozi. Mbega ubu ngubu nsigaye mvuga nshize amanga kubera nabaye umukarisomatike. N'ubuhamya bwiza cyane. Ubuhamya bwo kuba umukarisomatike, nk'uko nabivuze, njye nabaye umukarisomatike ndi mutoya, nasenderejwe ndi muto niga segonderi. Urugendo rwo kuba umukarisomatike rwamfashije mu by'ukuri kubaho mu busabane n'Imana. Igihe namaze mu ikoraniro ndi muri kaminuza, twagize ibikorwa bitandukanye. Twagiraga iyogezabutumwa mu gihe cy'icyunamo. Byari ibihe bitari byoroshye kubera ko twabanaga mu ikoraniro turi abavandimwe batandukanye, dufite ibikomere bitandukanye, ariko ikoraniro ryadushyize hamwe ritwereka ubuvandimwe. Ikintu nahakuye cya mbere ni ukutirebaho, ahubwo nkagira umutima ubasha kureba abandi, nkareba ukeneye ko namuba hafi kugira ngo nawe abashe kuryoherwa. Ibyo rero byatumye ndangiza ngeze mu buzima busanzwe. Nagize igihe cyo kutaba mu ikoraniro ntararyinjiramo, ariko kubera Roho Mutagatifu yaje kunkurura, arongera n'ubundi ansubiza mu ikoraniro. Ubu mba mu ikoraniro muri paruwase ya Kabuga, n'ubundi aho nkomeza kwitagatifuriza. Aho rero n'ubundi mbasha kwegera abavandimwe. Karisimatike yampaye kumva ko ngomba kureba abavandimwe kurusha uko nirebaho ngewe ubwanjye. Numva nabyo biri mu mbuto za Roho Mutagatifu, za zindi nyine zituma ubasha kumva wakitangira abandi. Hanyuma rero uno muvandimwe araza kutuganirira cyane, atubwire yibanda ahuza uko gusenga, abwire abajene wenda bakiri muri za segonderi cyangwa muri za kaminuza ibyiza bya karisomatike. Murakoze. Ibyiza bya karisomatike ni byinshi, ntabwo najya kubivuga ngo mbirangize, ariko reka mvuge kuri iki ngiki: ibyishimo, kandi ibyishimo bisendereye. Muri karisomatike ni ahantu heza ho kuronkera ibyishimo, kandi ibyishimo bisendereye, ibyishimo bituruka ku Mana,
atari ibyo umuntu yaharanira ku giti cye. Rero iyo usabana n'Imana muri uko kuyisingiza, muri uko kuyishimira no muri uko kuyisaba, biguha imbaraga n'ubutwari byo kumenya kubaho mu buzima bwawe bwa buri munsi, haba mu byishimo, haba mu bigeragezo, ukabaho wishimye kubera ko warangije kumenya isoko y'ibyiza ko ari ku Mana. Kandi na bya bindi bigusubiza inyuma cyangwa se biguca intege cyangwa se bikubabaza, ukaba uzi neza ko Imana muri kumwe. Ibyo rero biguha umurongo ufatika wo kunamba ku Mana cyangwa se kutayitera umugongo. Muri karisimatike aho ngaho icyo ngicyo tukironkamo cyane, kandi kikatubera ni nk'akabando kadusindagiza mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubaho mu byishimo nk'umuntu w'umukarisimatike. Turacyari rero mu kiganiro, aha turi kumwe n'abavandimwe baturutse mu ikoraniro karisomatike, cyane cyane bateranira muri Lumière de Jésus. Muraza gukomeza kunkosora. Hanyuma rero wenda tugana ku musozo, ndagira ngo mugende muha ubutumwa nk'abantu bigaga muri kaminuza, bari mu ikoraniro karisomatike, basoza kaminuza hanyuma bakaza kuva muri iryo koraniro karisomatike. Hari ubutumwa mwabagenera? Kristo yeza kuzo. Ego turi kugana ku musozo. Ego ubutumwa nagenera abadukurikiye ndetse n'ababaye wenda muri Lumière de Jésus barangije ndetse n'abakiga, ubutumwa nabagenera nuko nabwira ko kuba muri Roho Mutagatifu ntako bisa. Kuba muri Roho Mutagatifu uronka byose, uronka ingabire nyinshi zitandukanye zikuyobora kandi zigufasha gutsinda ibigeragezo by'inosi. Hahandi nyine niyo wabahuye n'ikibazo gikomeye gute, kucyitwaramo cyangwa kukivamo neza birashoboka, kubera ko ni hahandi ubona umuntu yishimye, agenda rwose yishimye, cyangwa se yahuye n'ibyago runaka wo expectinga ko yakagombye kuba yaniyahuye cyangwa yababaye, ariko ukabona just ari mu buzima busanzwe buri no, kubera ko mu karisimatike ahora yizera mu Mana, avuga ko ikintu cyose cyabaye kubera impamvu. Tuyoborwa n'ijambo, hari ijambo rimwe Sirake 2:1 gukomeza, abati mwana wanjye nimba wiyemeje gukorera Uhoraho, tegura umutima wawe kuzihanganira ibigeragezo kandi uzakomere mu makuba. Aho rero ni ijambo buri mu karisimatike wese wasanga azi, hahandi uhura n'ibigeragezo ukamenya nuko byitwaramo, hahandi ukomera ugakomeza n'abandi. So rero icyo nababwira buri wese udukurikiye nuko yakunda karisimatike, n'utarazamo akagira ya mbere mu kujyamo ko akajya asingiza Imana, ko iyo ubaho mu buzima bwo gusingiza Imana birakuryohera kandi ugashisha wumva nk'uko tubivuga. Murakoze. Hanyuma nk'umukarisomatike ni iki wabwira abakarisomatike wenda bigaga muri kaminuza ariko bakaba batagira umuryango n'umwedisiyo gatolika babamo? N'ubuhe butumwa wabahaweho? Icyo nabwira abavandimwe b'abakarisomatike bigaga muri kaminuza ubu bakaba bari mu buzima bwo hanze kandi bakaba batagira aho babarizwa, mbere na mbere nabasaba gutega Roho Mutagatifu amatwi, bakagira umwanya wo kumva icyo Roho Mutagatifu ashaka ko bakora, kuko gusingiza Imana ntabwo birangirira ku ntebe y'ishuri gusa. Hari benshi muri ubu buzima bibwira ko gusingiza Imana bikorwa n'abakene, bikorwa n'abafite ibibazo bitandukanye, batera intambwe Imana isubije ibibazo byabo, bamaze kugira intambwe batera mu buzima, bagahita bibagirwa ko ubuzima bwose ugomba kubwinjiranamo n'Imana. Nabasaba rero gutega Roho Mutagatifu amatwi kugira ngo bongere bibuke ko iyogezabutumwa rikorwa igihe cyose, gusingiza Imana tubikeneye igihe cyose, twaba turi abanyeshuri, twaba turi abakozi, twaba turi ingaragu, twaba turi ababyeyi, ko dukeneye iyo mihamagaro yacu kwinjiranamo n'Imana, tugakomeza gusingiza Imana. Hanyuma rero turakomeza tugira abo tuha ubutumwa, umwe uraza kumbwira cyane cyane wibande kuri abo bantu bigaga mu mashuri hanyuma banaterana mu ikoraniro, ariko nyuma bakaza gutwarwa n'iby'isi ya none bakijandika mu ngeso mbi. Weho n'ubuhe butumwa wabaha kuri uyu munsi? Abavandimwe basengaga cyangwa se babarizwaga
makoraniro atandukanye bakaba barijanditse mu by'iyi si bitandukanye. Icyo nababwira nibagaruke ku isoko. Nyagasani ahorana impuhwe n'imbabazi nk'uko dukunze kubivuga kenshi. Arababarira, yiteguye kubababarira kandi ndetse no kongera kubaha imbaraga za roho we kugira ngo abayobore. Nibagaruke ku isoko y'ibyishimo, nibagaruke ku isoko y'ibyiza, bareke gukomeza kwijandika muri ibyo ngibyo. Nta cyiza nko kubaho uri mu Mana kandi usenga igihe cyose. Hanyuma rero turacyari kugana ku musozo. Nanone hari ubundi butumwa waha abantu bakiri muri za kaminuza? Abantu bakiri muri za kaminuza, icyo nabaha ubutumwa nuko bakomeza gukomera mu ikoraniro, bakomere kandi bareke kwiheba. Abenshi bakiri muri kaminuza bareba abantu barangije, ugasanga wenda bari kuvuga akazi karabuze, sondi tuzarangiza tujye he. Ariko icyo nababwira kabanga nabibira nuko uri muri charismatique cyangwa se mu ikoraniro nakabarizwamo aharonka inshuti magara zamufasha mu buzima bwarangije kwiga kurusha yewe n'aba classmate, kurusha abo bigana. Ko mu classmate yagiye muhura ari uko umusobanurira gusa imibare cya physique, byarangira mukazagenda mumara nk'imyaka 25 mutarongera kuvugana. Ariko umuvandimwe mwasenganye, mwakoranye rozari, mwagize gute, nta nari mushobora kumwibagirwa. Iyo ubonye link cyangwa se connection, uhita umwibuka wa muvandimwe disi nta kazi afite, reka tumufashe. Cyangwa se wenda mwabonye akazi we nta kafite, mwaronka mukabati dukore contribution, dukore fundraising, dufashe umuvandimwe. Umuntu mwasenganye ahora agufata nk'umuvandimwe muvukana mu ndimwe, ariko mu classmate ashobora kwibagirwa. So rero nabagira inama yo gukomera bagasenga, bakarangiza byibuza avuga ati iyi groupe nayibayemo neza, yamfashije gusenga kandi umuzima usanzwe nyiteguye umusaruro. Hanyuma rero turi ku musozo, tugana ku musozo, ubutumwa bwa nyuma nshaka ko mudutangira ni ubutumwa muraha wenda famiye zigiye zitandukanye, cyane cyane zitagira aho zisengera cyangwa se zifite n'ibibazo bitandukanye, cyane cyane iby'ubukene. Icyo nabwira famiye ubu ngubu ni uko gusingiza Imana, urugendo rwo kubana n'Imana ntabwo rugira iherezo. Ni urugendo utangira ukagendana narwo mu buzima bwawe bwose. Ntabwo rero hasingiza Imana umuntu umerewe neza ngo ejo ubuzima nibuhinduka yumve ko Imana ahise arekeraho nayo atangiye ubundi buzima wenyine. Icyo nabwira abavandimwe bafite ingo bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye batari biteze muri uwo muhamagaro, ni uko bagomba kurushaho gukomera kuri Nyagasani, kuko Nyagasani niwe soko y'ibyiza byose. Umukarismatike nyawe arangwa n'ibyishimo ku buryo n'ibibazo bitamutera ubwoba. Abasha gusingiza Imana igihe ari mu bibazo, kandi akamenya ko agomba no gusingiza Imana igihe yishimye, kandi akibuka ko byose Imana ari ibitanga. Ubundi hari ijambo ry'Imana ritubwira ko byose bihira abakunda Imana. Mu miryango yacu ni byiza ko twinjizamo Imana. Imana akaba ariyo ituyobora kugira ngo ingo zacu n'abadukomokaho nabo bakure babasha guha Imana agaciro, babasha gusingiza Imana, babashe gukura muri uwo murongo wa charismatique, bakure bayobowe na Roho Mutagatifu. Bisaba rero ko abavandimwe bubatse ingo babasha guha Imana umwanya, bakabasha kujya mu makoraniro batitaye ku bibazo baba bafite, kuko mu makoraniro uhakura abavandimwe, mu makoraniro charismatique uhakura abajyanama barushaho kugukomeza mu bihe bikomeye, bakarushaho kukwereka icyo ukwiye gukora, bakakugira inama muri bya bihe bikomeye. Muri iyi minsi mu ngo hari abajyanama nakita ko batari abakristu, bakwereka ko ikibazo uhuye nacyo igisubizo ari divorce, ukava mu muhamagaro kandi uzi neza ko bitemewe, uzi neza ko umukarismatike ahamagarirwa kwihangana ndetse no guheka umusaraba, agatwaza kuko abazi neza icyerekezo akurikiye. Imiryango rero nayishishikariza kugira amakoraniro isengeramo, kuko mu makoraniro uhakura inama zigufasha guheka umusaraba,
ugakurikira kirisito. icyo nakongeraho ni uko nyine muri ubwo buzima busenga turongeramo n'imbaraga zo kwihanganira ibyo bigeragezo. Iyo ibigeragezo bije ugahunga Imana cyangwa se ugata wa murongo w'isengesho, buriya uba uri kwisenya wowe ubwawe, ahubwo nicyo gihe cyiza cyo kurushaho gusenga usingiza Imana kandi urushaho no kuyegera. Rero izo famiye wavuze zishobora kugira gutya ukarangiza wari umukarisimatike usenga cyangwa se uba muri muvoma runaka, wamara kubona akazi keza, ubutunzi urabubonye ugata wa murongo wo gusenga, abo ngabo bamenye ko sekibi iba iri kubashuka. Burya ujye wibuka cyangwa se bajye bibuka ko ibyo byiza babonye, ibyo bagezeho by'ubutunzi bwo kuri iyi si ntacyo bimaze mu gihe bitarimo Imana. Icyo nabasaba rero ni ukugaruka mu murongo, bakongera bakaza imbere y'Imana. Ubwo butunzi ntacyo bwamara, nta n'icyo bwabamarira butarimo Imana. Murakoze. Nasoza mbaragize ijambo ry'Imana dusanga mu Banyaroma umutwe wa 10 umurongo wa 11 rivuga ko umwemera wese ntazakozwa isoni. Ndumva yaba impamba nasoresha buri wese akumva ko kwemera Imana cyangwa se kwemera kuyoborwa na Roho Mutagatifu mu bikorwa byawe byose, ukizera Roho Mutagatifu ko atagukoza isoni, nicyo cyonyine cyagufasha gutsinda ibigeragezo duhura nabyo muri ubuzima busanzwe. inshuti bakunzi ba radiyo Mariya Rwanda, ijwi rya gikristo ribaherekeza aho muri hose. Naha dushoreje ikiganiro cyacu. Twari turi kumwe n'abavandimwe b'abakarisomatike, aho twari turimo kwibanda ku ngingo ivuga yuko ivugururwa muri Roho Mutagatifu nk'impamba y'ubuzima nyuma y'amashuri ndetse no mu buzima bw'iki gihe. Ndabashimiye, n'ubutaha muzagaruke. Ni karibu muri radiyo Mariya Rwanda. Twibutsa gusaba Imana.